welcome to Gourmet School of Culinary Art by Chef Henry. So today we are going to prepare bechamel sauce, which is one of the mother sauces. Here we have ingredients we are going to use. Here we have 1 cup and a half of milk, or hot milk, and we are going to use 2 tablespoons of flour, and we are going to use 2 tablespoons of butter. And then we are going to start making a white roux. So we are preparing white roux. First of all, we are going to melt butter, and then after melting butter, we add flour. Then we are going to add milk. So now the sauce is sticking, so now I can adjust my consistency because I can make it lighter, more lighter. Then I keep mixing so that when I prevent the lumps from the bechamel sauce that I'm cooking. Now the sauce is coating on the spoon. Now it has the right consistency. Now it's time to to strain, and then we keep it for later use. Twakoze rero bechamel sauce nkuko mwabonye uko twabigenjeje, twifashishije amavuta y'inka cyangwa se icyo bita beurre cyangwa se butter. Ari utayifite wakoresha margarine, ibiyiko 2 ndetse n'ibiyiko 2 by'ifarine. Hanyuma dukoresha igikombe kimwe n'igice cy'amata ashyushye. Turangije twatangiye dukora roux ni igihe wacaniriye ya margarine cyangwa se ya butter, yamara gucamuka ugahita ushyiramo ifarine rero ako kanya biba byitwa white roux cyangwa se roux y'umweru. Hanyuma turangije dushyiramo amata twakomeje tuvangisha umutozo. Tumaze kuvangisha umutozo, uko byagiye bishyuha bimara akanya byagenda bibyimba, hanyuma kugeza igihe tubonye ko dufite ireme cyangwa se uburyo isosi yacu ifashe neza, twongeremo n'andi mata kuko ya mata ntabwo twashyiriye murimo. Iyi sosi rero twayibitse kugira ngo ize kujya ikoreshwa tuyibyazamo andi masosi atandukanye. Tuvuge niba ari isosi y'amagi, isosi ya fromage, isosi ya persile, ndumva nguko. Mwakoze rero kudukurikira, asigaye ntimwibagirwe gukanda subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo muzajye mubona andi ma videos akurikira. Mwakoze.